ariko mute uzi ko hari ikintu kimwe nshaka kuzakubwira. zime rero. Ehe, yamerera ayo makuru. Si ukuntu haremerutse no kumva story zawe. Muto reka nkubwire, hariya mfite umuhungu arankunda bimwe byo gupfa. Sha yanyemereye kuzangurira inzu, yanyemereye kungurira imodoka, ndetse azanjyana no hanze ngo i Dubai. Aha, niko se muko, uwo muhungu ukubwira ngo azakugurira imodoka, we waragenze neza usanga ayifite? None se niba adafite imodoka, inzu yo basi arayifite? Sha yewe reka byose nta na kimwe afite pe. Ariko ubu koko abakobwa b'iki gihe muzagerezayo kuba ibigoryi koko. Umuhungu arifata akakwemerera inzu, akakwemerera imodoka, nawe ibyo akwemera atabigira, mwagiye mugira ubwenge koko. Ariko yewe uzi ko ari byo, ahubwo ni ukuri urakoze cyane pe.